Bakunzi ba BRC News ndabasuhuje ndabaramukije mukomere kandi amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ni musesenguzi n'ubundi tugiye kuganira uyu munsi ku itariki ya 22 z'ukwa gatanu 2026. Muti byifashe guti update zo ku rugamba cyangwa se amakuru yo ku rugamba ahagaze ate? Bavandimwe ni ibicika ntabwo byoroheye RDF ndetse n'abayifasha aribo M23 Red Tabara ndetse na twigwana birwaneho. Abo bose ndatekereza ko ubu ngubu bari mu mazi abira, ntabwo byoroshye, ntabwo biboroheye. Ariko se uti bimeze guti? Bavandimwe rero muri make RDF aho ikubitiwe hariya muri Masisi muri Gatoyi, ni ukuvuga ngo yahungabanye, yamaze guhungabana, deja yahungabanye. Mbese aho bayisatiriye bashaka kuyifata muri Rubaya, aho ngaho niho mbese yatereye umutwe. Bimeze gute rero? Ni ukuvuga ngo cyakora reka mbanze mbasabe ngo mukore like ikiganiro tugiye gukora kabisa, ikiganiro kigaragare ko niba mwagikunze mukore like, kandi abatari biyandikisha mukore subscribe, noneho mukore na share na comment, mwandike mutubwire ngo ibintu bihagaze gutya, tumenye aho twakosora, tumenye aho twatunganya neza, mbese tugendane neza. Muri make rero nkuko nari maze kubivuga, uyu munsi imirwano ikomeye yabereye mu majyepfo ndetse no mu majyaruguru hose, aho M23 RDF ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bahuye n'uruva gusenya. Bakubiswe izakabwana, wongera uvuge ngo bakubiswe izakabwana, kandi ubyongere na gatatu ubivuge. Ahitwa Mbayo rero muri Sud Kivu, aho inyeshyamba aho inyeshyamba bazishirije ku buryo zahasize ubuzima nazo ku buryo zitasobanukiwe. Ahitwa muri Mbayo muri Sud Kivu, aho ngaho inyeshyamba za M23 RDF ndetse n'abafatanyabikorwa bazo, ndatekereza ko zitazahibagirwa. Ahangaha rero zimaze gukubitwa, zikora iki? Zagiye zijya mu baturage, bamwe zikajya zibica. Mbese buriya ni ukuvuga ngo bavandimwe, izi nkotanyi, izi nkoramaraso, izi ngo ni RDF zifashijwe na M23, ubundi gahunda yazo ni kuva kera. Ibi ngibi byo kuvuga ngo zigiye kugira abaturage ibitambo iyo zakubiswe, ubundi bavandimwe baturage bo muri b'abakongomani, nimujya mubona abumva BRC News, ngewe ndabakangurira ngo nimujya mwumva ahantu habereye imirwano ya Wazalendo cyangwa se na FARDC bari kurwana na M23 RDF, mujye mwitwararika, mumenye ngo mugomba kubigwamo, kuko RDF yikubiswe byanze bikunze hari abo igenda ikihimuraho. Ibihimuraho ni ukuva na kera no mu ntambara ya 1994 niko ijya ibikora. Ndababwiye rero, ndabatangarije, mujye mwitegura kandi mujye mujya ahantu kure, mbere yuko mwakiza amagara yanyu. Hari igihe baza bari kubabeshya ngo twabakubise, ngo twazikubise, kumbi bashaka kubihimuraho. Byanze bikunze namwe babagiraho ibitambo. Aha rero abaturage baje gutangaza ko inyeshyamba no gukubitwa zagiye kwihorera ahubwo ku baturage. Ariko se zirihorera zizageza hehe? Muri Nord Kivu rero mu marembo ya Rubaya muri teritwari ya Masisi, ibintu biri gushirira. Bavandimwe, ngero ubenga ibintu biri gushirira, ibintu byacitse, ntabwo wamenya ngo ibintu bimeze gute. Ahangaha kubera nyine igitutu Wazalendo yashyize Wazalendo na FARDC bashyize kuri RDF. Muribuka ejo bundi ukuntu babashushubikanyije, bakaba imbunda bakazita, abantu bataye arme d'appui enye za miyaya enye. Miyaya ni imbunda ikomeye bavandimwe, ni kwenda benshi batayisobanukiwe cyangwa batayibonye.
mwumvishe ko uriya muzarendo yavuze ati nimba ndi hanura indege imitrailleuses anti aérienne, ni ukuvuga ngo ihanura indege kandi irasa mu birometero binini cyane, ndatekereza kwirenza nk'ibirometero 7. Aho rero kubera ko gushushubikanywa kwabayeho, ni ukuvuga ngo RDF bagize ubwoba. Ubu ngubu mu gihugu cy'u Rwanda abasirikare b'ubwabo byonyine no kuvuga ngo bajya kuri frontline, ngo bagiye frontline, ngo bagiye kurwana cyangwa se bari kubashyiraho ngo bajye muri Kongo, nabyo bisigara urugamba. Ubu ni intambara, ni ukugenda nabo, ni ukubahisha nubwo abantu babwira ngo mujye ku rugamba. Byagenze gute rero? Kubera ko gushushubikanywa muri Rucuro na Goma hagaragaye urujya n'uruza cyangwa se muvoma za RDF zijya gutanga ramforo muri Rubaya. Murumvikana ko muri position muri Rubaya hari ahantu mwumva Rubaya nyine hari ibinombe by'amabuye y'agaciro RDF icukura, no kuvuga ngo niho hantu bavandimwe, niho hantu agatima kari, niho hantu kandi bari kuvuga ati nituhata nibahadukura biraba birangiye. Inkuru iratambuka ku isi yose, biragenda gute aho hantu? Niyo mpamvu murumva ngo umuri uri kuhakira, na n'ubu ngubu abantu baratumbiranye kabisa, ndetse mu masaha ndi kutanga iki kiganiro rushobora kuba rwanambikanye. Ariko mbere yuko amakuru yangeragaho, byari mbese bari kwiyesitara, ari Wazalendo, ari FARDC na M23, birumvikana ko bose bari kwitegura. Hagaragaye rero ramforo zigaragara muri za Kagoma na Rucuro, muri za Goma na Rucuro nako, ni ukuvuga ngo aho hantu niho hagaragaye ramforo, bari kuvuga ati reka ture ko twagenda n'abasirikare benshi cyane. Bavandimwe n'uwumvira ngo ni ramforo, n'abasirikare benshi bari gushakisha ngo rero ko bajya gutabara muri ziriya aho position za RDF ziri mu ntuza mu nkengero za Rubaya. Aho rero bari gushakisha ngo barebe ko ari amabuye y'agaciro cyangwa ari biriya binombe batabivamo. Murabizi ko amabuye y'agaciro cyangwa se biriya binombe ari byo RDF yifashisha kugira ngo ikuremo amafaranga, iguramo intwaro, ikuremo amafaranga ihembwa nabo basirikare, ikuremo amafaranga ikoresha ibyayo nyine mu nzego zayo. Aho ngaho niba iri kugira gute, niho ibiri gushaka kugira ngo irwane u Rwandanze. Aho rero urumva ko ni ibintu bikomeye cyane, mbese nawe ubwawe wabyiyumvira kandi ukanabyiyumvisha. Ikigaragara rero muri Sud Kivu nanone ikibazo cy'inyeshyamba RDF cyangwa se M23, ikigaragara kihari nuko muri Sud Kivu barebye abasirikare muri Sud Kivu babaye bakeya kubera iki? Ni ukuvuga ngo barebye basanga Nord Kivu hari ibintu bikomeye cyane, hari urugamba rukaze, bati noneho reka dushakisha uburyo wenda abasirikare bo muri M23 RDF bo muri Nord Kivu, izo zinyeshyamba ture ko bazijya nizo ngizo muri kubona muri Goma no muri za Rucuro, ni muri za Goma na Rucuro niho bari kujya bazijyana kugira ngo zijye gutanga ramforo aho ngaho muri Masisi. Uko Masisi bavandimwe, ndatekereza ko ni penalty, ni igitego cya penalty gisigaye hariya, hari penalty, haracu wambaye utambaye, ndatekereza ko aragenda yatobaguritse. Niko biri nyeshyamba uko mwakora kose, ariko ndatekereza ko u Rwanda niho ruriyahurira, hariya niho mugozi rwamanitse mu giti rugomba kwiyahurira. Kandi koko reka turebe rero, dukomeze tubiha amaso, turebe uko byifashe. Muri make rero urugamba nuko rumeze ruhagaze, kuko ubu ngubu muri Est Congo cyangwa se mu burasirazuba bwa Congo ubu ntabwo byoroshye. Ahantu hose ari muri Nord Kivu, ari muri Sud Kivu, aho hose ni umuriro, ni ibicika, ntabwo ari ibintu byoroshye ku buryo wavuga uti mbese intambara ziriho ntabwo ari za zindi bavandimwe, ntabwo ari za zindi pe. Uyu munsi rero kuwa gatanu ku itariki 22 z'ukwa gatanu 2026, imirwano yazindukiye ku musozi wa Bisunzu muri lokalite ya Kinigi ho muri zone ya Masisi. Aho rero umva ni imipambano kabisa, ni umuriro. Wazalendo yamanukanye
ndabibutsa ko mwigeze kumva hari umuzarero wari kuvuga ati ubu n'abagore n'abana bafashe ubuhiri, niba bikubwira kandi wumve ko ari byo pe, ntabwo ari imikino. Kuko iyi RDF nubwo wenda abantu bamwe bari kuba uriya hari umufana wabo nigeze kumva ari kuvuga ngo ariko ngo bishoboka gute uko Wazalendo komandoma ya Wazalendo yagenda igashushubikanya RDF ntabatayishushubikanya. RDF ahantu yikomeza igira imbaraga ni kunuza ni ku kinyoma, nabiri igenda igahimba imbyini kabyina ku gasozi ka motiva abantu ikagira guti kare barimanganya, aho niho igira imbaraga rwose. Ariko iyo bageze ku rugamba s'il vous plaît, twarabyiboneye RDF yakubiswe n'abacengezi. Hari intambara y'abacengezi yabaye mu Rwanda muri 1998 1998 umuntu wari uhari uwo nguwo ni ubizi uranyumva yibuke ikintu ko byagenze. Abacengezi umucengezi yajyanaga imbunda irimwe amasasa 5 akarasa. Umva, nibuka ko hari igihe umucengezi yarasha abasirikare 7 bari bari kuri arme d'appui RDF, yarasha ba RDF 7 bari ku mbunda imwe. Byaje kurangira turagenda tujya ku observa tujya kureba dusanga n'imbunda bari baziritse ku giti. Umva, niba mwibuka ahantu babagira hahandi baba bamanitse ihene bayibagira uko hasi haba hameze uko amaraso aba ameze, twasanze wagira ngo ni itungo bahabagiye. Uwo mucengezi rero yaramuviziraga ngo pa akabaguye hasi, undi agatinya kujyaho. Kandi umucengezi ubwo aho yabaga yibereye ahantu ari umwe gusa, abandi bari kure. Yapimye abantu bari aba RDF 7 bose bapfira aho ngaho, imbunda barahita bariruka. Ibyo byo kumva ngo Wazalendo ngo nibiki hari ushobora kubyumva kumva ngo ni igitangaza, oya, bariya bararaswa. Umva, n'abagore muzasanga babarashe, n'abana muzasanga abana bafashe, kuko intambara igiye kuba niyo kwiyaho. Uyu munsi rero nkuko nabibabwira ku itariki 22/5/2026 imirwano yazindukiye ku musozi wa Bisunzu muri lokalite ya Kinigi muri zone ya Masisi. Aho rero ubwo ni umuriro ni moto ku moto nyine. Murabizi rero ko Wazalendo yasisiye aba bahanya tugomba kubakura mu gihugu cyacu. Ubwo rero na RDF nayo na M23 yabibafasha, nabo bari kuvuga ati nituva hariya biraba birangiye. Ni penalty rero bavandimwe, no gutegereza kuko haracu wambaye uko byamera kose. Muribuka ko kuwa 4 ku itariki ya 21 z'ukwa 5 2026 Abazalendo bafashe lokalite ya Cugi muri Masisi naho, aho kugeza ubu ngubu abo Bazalendo bamaze kwigarurira uduce 10 ku duce 19 twa Masisi yose, twa zone Masisi yose. Ubwo muri kumva ko hasigaye uduce 9, kandi muri utwo duce 9 bavandimwe dusigaye ni urebye ni havamo Masisi nako ni havamo nihavamo Rubaya. Ubwo urumva ko byagenze gute, biraba byarangiye. Muri makero bavandimwe, nkuko muri kumva Wazalendo iri kugenda ifata ibice, ni nako iri guhiga ati aba bahanya ntabwo dushaka ko baguma kuri ubutaka. Umva, n'abaturage nabo nuko, n'abana nuko. Umva, umuntu wese navuga ngo utiyumvamo RDF wese yazamuye, urabona ibuye urafata igiti, nuko bimeze. Kuko ubwo mbese ni kuvuga ngo ni cya gitero cya penalty niho kigeze, niho cya gitego cya penalty niho kigeze. Ubwo rero mwese murabizi ko kandi hari burya penalty, murabizi ko hari ibitego hari inshuro bazitera. Iyi nshuro rero nayo no kuvuga inshuro igeze muri Rubaya. Iyi ndatekereza ari inshuro ya nyuma iki gitego kigiye kwinjira, kandi Wazalendo barakinjiza. Ejo murabona bugacya turatanga ikiganiro ko turi guserebura ko ibintu byabaye munanga. Ejo hashize rero n'ubundi kubera igitutu cya Wazalendo kuri RDF, nanone narindi kuva ejo hashize kuwa 4 hagaragaye kamyo 5 z'abasirikare ba RDF M23 twirwaneho na Red Tabara bari
bari kuza ngo ikamyo 5 bari kuza ngo bagene nabo gutanga ramforo hariya muri Rubaye. Bavandimwe rero, izi kamyo se ko mumaze iminsi mwarumvije kamyo 15 zagiye zinjira mukumva ngo haje 18 mukumva ngo ubwato bwaje ejo bundi, izo kamyo zindi ziri kuza ziruta bwa bwato bwaje. Namwe twumvikane, aba bantu rero igihe cyabo cyo gushira cyageze. Birumvikana ko iyi RDF Kagame ikintu igamije ni ukumarisha abantu, abana b'Abanyarwanda, abana b'Abakongomani bagashira, abana bagenda batoragura hirya no hino. Bavandimwe, ubu muri kiganiro ndi buze gukora kirataha, ndaza kubabwira uburyo umupango wa RDF Kagame cyangwa M23 n'abafatanya bikorwa bayo bari gukora ibintu bazi ngo ni inyungu zabo, ariko bari gukorera iki? Bari gutanga inyungu ahubwo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Uzasanga ahubwo Kagame umupango yapanze uzamubera umwaku, ahubwo aka karere ugasanga kabyungukiyemo. Icyo kiganiro mukitege, mube muri benshi. Ndabakangura kugira ngo mukomeze mukore subscribe, mukore share, mukore like, mutange like kugira ngo umuryango wacu wa BRC News ukomeze wiyongere kandi bigende neza. Murakoze rero, naho utaha turi kumwe. Ciao ciao.